kuganiriza umwe mu bantu bafite amatorero muri uyu mujyi wa Kigali aho ibintu bigeze byafashe indi ntera. Yego. Mu buryo bw'umubiri biragoye ko ayo mafaranga wayabona. Yego. Ariko iyo ugiye mu mwuka usanga natarayo yaboneka. Jewe nabaze urusengero rushobora guhagarara agaciro k'ibihumbi 100. Yego. 500-600 kuzamuka $5. Yego. Ibihumbi 500 cyangwa se ibihumbi 600 by'idolari. Ubwo urumva n'uguhera ku 500 by'idolari kuzamura. Uwiteka Imana kugirire neza, kandi bakunzi bacu murabyumva ko hakenewe amasengesho kugira ngo uyu mukozi w'Imana atangize ministeri ye. Kurishinga ntibirangiza intambara. Yego. Ariko ngiye nkeneye Imana izambaza ibyanjye Theogene wagenje ute igihe wari mu isi witwaye ute, izambaza ibyo. Yego. Rero ntago nshaka gukomeza gutunga ibikomere byo mu idini. Yego. Ikindi kandi kuba ntarashinze idini na mbere hose, bamwe barabizi twahagurukiye rimwe naranatinze. Yego. Rero nakomeje gutwaza ibintu gake, mbanze numva ijwi ry'Imana, mbanze numva icyo umwuka nyobora, mbanze numve niba ibyo ndimo, kuko nabonye abantu benshi bahaguruka mbere yuko Imana ihaguruka bagaseba, ndetse n'ibyabo bimwe bikanatezwa cyamunara, batwaye amadeni y'abange ngo bagiye gushinga amadini n'amatorero. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Kuko muri kubireba tugeze ku musozi udasanzwe, aho umuhanuzi Theogene nibishaka amaze iminsi ari kwinginga Imana. Twamutunguye ariko ntibiza kutworohera, cyane cyane ko uko turi kugenda tumusanga niko ari kurushaho kugenda. Ntabwo ashaka kuvuga, maze iminsi mubwira nti muvandimwe wanjye byagenze gute. Ubu noneho tuvugana nanjye Pascal yitaga ko ari umuvandimwe we, ntabwo ari gushaka kuvugana nanjye, ariko biraza kurangira tumwegereye agira ikintu atangariza abakunzi b'Iriba ry'Abera TV, kuko ni byiza kandi birakwiriye. Mukozi w'Imana uraho neza? Shalom shalom, turabakunda, ibindi Yesu ni umwami. Yego. Ni iki watangariza abakunzi bawe bamaze iminsi baragufasheho ijambo bavuga bati mu by'ukuri uyu mugabo ntabwo ibyo turi kubisobanukirwa neza bitewe n'abantu barushaho kugusiga isura mbi muri rubanda? Abankunda n'abatankunda mwese mwubahwe, iherezo rya byose ni urupfu. Iherezo rya byose ni urupfu. Hanyuma se uyu munsi wa none tugusanze ahangaha mu butayu budasanzwe, ni ubuvumo, ni hari izuba, ni ahantu bigaragara ko wicaye wenyine nta wundi muntu muri kumwe. Amakuru yawe Theogene, aha hantu uri kwamara icyo uri gusenga, waje kuhicara gusa kugira ngo utekereze bimeze bite, yenda ugira ibintu ushyira kuri gahunda? Iyo ndi hano mba ndi kuruhuka mu mutwe, nanjye nsengera ibyanjye. Yego. N'abantu baba baragiye bampa ibyifuzo batandukanye. Ibyo biba bihagije. Yego. Cyane ko mpaturiye mpegereye, aha niho bamwe baba banshinja ngo nsambaniriza abagore. Sinzi niba ahantu waharyamisha umuntu. Simbizi, abakunzi bacu nabo barajya muri comment baraza kutubwira. Afite amaso areba, sinzi uyu muntu niba yaba ari Kenya, niba sinzi. Ibyo nibyo hahise n'akazi kabo, n'uri mu nda ya nyina baramuvuze, ariko nta nicyo bintwaye jewe. Icyo shimira Imana nuko nda amahoro. Batatu bankunda baruta 100 bamvuma. Urakoze cyane. Batatu bagukunda baruta 100 bakuvuma. Ngukundira ko
uri umuntu ugerageza guhereza Imana agaciro, ndetse ukumva ko nubwo abantu bakuvaho ariko Imana yawe itakwigera na rimwe igutererana, ikimenyetso kigaragaza ko nta mutima ugucira urubanza ufite. Mukozi w'Imana Theogene, mu minsi yashize hari inkuru twakoranye uvuga ko ugomba gufungura urusengero cyangwa se itorero ry'Imana, ukagaragaza itandukaniro ry'ivugabutumwa ry'iki gihe, kandi tunakubwira ko icyo cyifuzo cyangwa igitekerezo ni cyiza. Ariko abantu bagiye muri komenti bavuga ibintu bitandukanye, bamwe bati se byagenze gute, ADPR yayihakanye, abandi bati se uyu muhanuzi ko ari kujya yadukana udushya. Mu by'ukuri ndagira ngo ugire ikintu ubwira abo bantu bashatse kubifata nk'aho ari agatwiko, kandi mu by'ukuri tuzi neza ko wagiye ugaragaza impano zidasanzwe, ko ndetse wavamo umushumba udasanzwe. Ngiye mpamya ko uretse no kuyobora idini ubwaryo ni n'ururembo waruyobora, ndetse no kuri idini no ku rwego rw'igihugu wariyobora kuko wahawe iyo mpano. Ariko ndagira ngo usubize abantu banditse komenti nyinshi ndashatse kurondora zitandukanye, bavuga bati ni ibiki noneho bimeze bite, ugira ikintu ubabwiye. Ntabwo gushinga idini ari uguhangana, Yego. nkeneye amahoro. Kurishinga ntibirangiza intambara, Yego. ariko njye nkeneye Imana izambaza ibyanjye Theogene, wagenje ute igihe wari mu isi, witwaye ute, izambaza ibyo. Yego. Rero ntago nshaka gukomeza gutunga ibikomere byo mu idini. Yego. Ikindi kandi kuba ntarashinze idini na mbere hose, bamwe barabizi twahagurukiye rimwe, naranatinze. Yego. Rero nakomeje gutwaza ibintu gake, mbanze numva ijwi ry'Imana, mbanze numva icyo umwuka nyobora, mbanze numve niba ibyo ndimo, kuko nabonye abantu benshi bahaguruka mbere y'uko Imana ihaguruka bagaseba, ndetse n'ibyabo bimwe bikanatezwa cyamunara, batwaye amadeni y'abange ngo bagiye gushinga amadini n'amatorero. Ibyo byose rero byagiye biterwa nuko bahagurutse Imana ikicaye. Yego. Ntekereza rero ko iki ni igihe cyanjye cyo guhaguruka ngakorera Imana, kuko data arakora ku manywa na nijoro, nanjye nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Yego. Rero unshigikira nshigikire, kandi utari bunshigikire nta rubanza rumuriho. Theogene, niba bitari ibanga, uyu munsi wa none biragaragara ko ufite umuhate wo gukora umurimo w'Imana. Ariko niba bitari ibanga, urusengero rwatangiye kubakwa, inyubako igeze hehe, cyane cyane ko nkuzi nk'umuntu utisondeka, ntabwo nge natekereza ko wakodesha. Simbizi nimba ari no kurukodesha, nabyo urabitubwira, cyangwa se niba hari inyubako yaba iri kuzamurwa yo gusengeramo, kugira ngo n'abantu babimenye. Hari n'umuntu watekereza akavuga ati ariko uriya muntu nakamufashije yenda nkagura ikibanza se, amabati se, cyangwa se amatafari, cyane cyane ko gukorera Imana muri iki gihe hari kondisiyo, hari ibisabwa kugira ngo ubashe gutangiza umurimo. Ndagira ngo noneho uhereza abakunzi bawe detail, kuko nabonye hari n'undi muntu wabyanditse avuga ati se byararangiye ko yaba yarabikoze se mu rwiherero ntatubwire, yabonye ko nta kintu dushoboye. Biri mu nyigo, biri muri plani, gusa mvuye kurambagiza ikibanza kirahari. Yego. Kuko ngewe nabwiye Yesu ngo niba narigishijwe ijambo rivuga ngo isi n'ibiyuzuye byose n'iby'Uwiteka. Yego. Imana ikodesha sinzayisenga mu gihe nkiri umupangayi. Wenda abantu baravuga bati koko uraciriritse mu mutwe, ni akazi kabo. Ntago ngewe nshaka kuzajya nirirwa nturisha kuva saa 3 za mu gitondo, iteraniro ritangiye ngo rirangire nakabana amafaranga, wagira ngo hari ibiti bagira bayasoromaho, cyangwa bafite ikinombe bayacukuramo. Narababwiye ngo nzigisha abakristo gukora, guteza imbere, batera imbere, nabo bajye mu zabo nzu. Ari nayo mpamvu ngewe niba Imana ishobora gutuma nkodesha urusengero, nahomba aho ndyama ngewe,
Yego. nkakodesha ntabwo nzishura aho nkodesha yego aho ndyama jyewe njye gukodesha na sare hanyuma ngo uyu murimo uzabe nk'uko mbishaka Yego. ntabwo byakunda niho rero uhera uti musimbuke muzane ibi mukore ibi mubigenze mutya izuba ryawe ririmo rirambangamira yego nta kibazo turagerageza kureba igishoboka kandi ntabwo nkunda kujya mu butayu ubundi ngo kamera zinsangeyo yego ntabwo mbikora ariko urabizi ko turi inshuti kandi ntabwo nari kumva ko uri hano ngo mbure kuza kuhakureba nyine ntabwo nabishakaga ntabwo nari nzi ko muzuzane urambabarira kugira ngo dukorane ikiganiro gitoya kubera komenti z'abantu n'abaciye mu gikari bakantelefona abantu bakunda umurimo w'Imana Yego. babanze bumva indangagaciro za gikristo yego niba abushumbye ari abapangayi nawe ubwawe ukaba uri umupangayi yego uyu munsi na sare akaba ukodesha aba bakristo bazagera agahenge ryayo n'iryari bazatuza bagashira akaraso ku mubiri imitima yabo bagasenga batuje yego none niba Theogene ndi pasiteri w'umupangayi na Yesu nsenga nawe ubwo abaye umupangayi kuko sare ndayikodesha Yego. n'abakristo nshumbye nabo ni abapangayi wenda harimo abazaba bafite izabo ariko ntabwo bazaba bishingiye ibyo byose kuko bafite inshingano zabo zibareba mu buzima bwabo yego mu yandi magambo rero jyewe ndashaka ikibanza yego nshake autorisation niba ari autorisation niba ari iki simbizi Yego. nzabibaza abanjeniyeri babizi nzamure urusengero Yego. rwazamuka mu myaka 5 rwazamuka mu myaka 10 rwazamuka ryari ibyo ntibinde bicingenzi nuko nzatangirira mu rusengero ruri ku mazina y'itorero yego iriba ry'abera Ministries yego nuko ibintu byubatse urakoze cyane iyo gahunda ni nziza kandi ntabwo isanzwe ndetse ndagira ngo mbwire abakunzi bacu abakunzi b'iriba ry'abera TV yes urakoze cyane nk'uko wari umaze kubitangaza nzi neza ko abakunzi b'iriba ry'abera TV ndetse n'Imana irahari TV turabakunda cyane ariko uyu munsi wa none byabaye ngombwa ko nshakisha uyu mugabo nibishaka Theogene umukozi w'Imana umuhanuzi w'Imana kugira ngo menye ahantu ari nagiye mu rugo iwiwe ndamubura mbaza umuturanyi ambwira ko yabonye amanuka nkimanuka mubona ahantu yarari wenyine nta wundi muntu bari kumwe icyakoze ndabona abandi bantu bari hirya no hino nabo bari gusenga ni ku musozi mwiza cyane w'amasengesho hanyuma nashatse kugira ngo abakure mu rujijo uyu munsi wa none arashaka kubaka urusengero hari umuntu ushoboye kubyumva akavuga ati se akeneye urusengero rufite akahe gaciro akeneye urusengero rwangahe kuko wowe nawe nturi umugabo mutoya harayo ushobora kuba ufite cyane cyane ko Imana iguha viziyo ibona ko ari wowe yishoboye ariko nanone hagakenerwa n'inkunga hari inkunga umuntu asaba hari n'iyo umuntu avuga ati ngewe atiriwe nsaba inkunga iki ngiki ndagikoze ndi umugabo wo guhamya ibyo ngibyo kuko nabibonye ariko niba bitari ibanga uru rusengero iyi shaperi iyi nzu yitiriwe izina ry'Imana izaba ihagaze nk'agaciro kangahe ubushobozi ufite wowe nubuhe ese inkunga utegereje ku Mana cyane ko umwana w'umuntu ntacyo yakumarira ariko Imana yamukomanze ku mutima byakunda ni iyihe niba bitari ibanga kwizera kwanjye hari icyo kuma yego iki gihugu cyacu cy'u Rwanda Imana yagihaye umugisha yego nyuma y'amateka nyuma y'ibyo twanyuzemo twabonye umugisha yego ubwo ubishidikanya n'akazi ke yego u Rwanda dufite umugisha ndahamya ko hari uwakumva iki kiganiro yego ariko mu izina rya Yesu abazimu be kucyuririraho yego ngo bumve ko hari ibyo dushaka kwiba abantu kuko iyo dukenera kwiba twebwe tuba twarageze iyo tugomba kuba ndiyo twarageze kabisa kuko kuva muri 98 ndi muri ibi bintu kugeza uyu munsi Yego. iyo niba ngewe mba mfite indege yego kuko natunze impano z'umwuka ndi uruhinja nigeze mbivuga Yego. hano rero ndabizi abazimu bati buriya yagiye kwiba no iyo nza kuba ndi umujura
abambura mba narababoneye umwanya hamwe sikoro ubura umwanya. Yego. Iki ngiki abantu bacyumve neza. Umutubuzi wese ntiyabura umwanya wo kwiba abantu, umwesikoro ntagashobora kubura umwanya wo kwesikoroka abantu. Yego. Iki kintu nicyo nshaka ko abantu bumva. Icya kabiri, hamujura upanga gahunda yo kubaka urusengero. Nakagombye kuba narafashe dukeya nanjye ngakodesha sare, Yego. hanyuma narangiza ngashiramo nanjye nkababwira ngo musimbuke 7 cyangwa se n'ibindi bisa nabyo, kuko ibyo bari gukora ndabireba n'amaso yanjye. Yego. Kandi mu babihagurukiye ndimo, kuko nahishuriye ko nta mwuka w'Imana uri muri ibi bintu. Yego. So rero ni ukuvuga ngo mvuze ngo inkunga nkeneye ingana gutya naba mbeshye. Mvuze ngo iyo mfite inganuku nabyo si ngombwa. Ntago ari ngombwa. Ibyo ni ibintu biri prive. Hano mu Rwanda hari uwampamagara akangurira urusengero. Yego. Hano mu Rwanda hari uwampamagara ati genda ukore bije ibindi ubimbaze. Hari abantu Imana yahaye umugisha kandi bafite intego yo gukorera Imana mu butunzi yabahaye. Yego. Ahubwo babuze abantu b'umumaro baha imitungo yabo Imana yabahaye ngo bayikoreshereze Imana. Yego. Kuko niba hari ikintu abanyarwanda bamaze guhaga ni ikinyoma. Yego. Abanyarwanda bahaza ibinyoma, bahaza ibintu by'amapranka, bahaza ibintu mugenda mushira kuri izi mbuga bidafite epfo na ruguru. Ibi bintu barabirambiwe. Yego. Hari uwaba ari muri Amerika akambwira ati rushake nurubona umbwire ndwishyure. Yego. Hari uwaba ari muri France. Abantu Imana yahaye umugisha bo bari kunyumva ku iriba ry'Abera TV. Yego. We yanampamagara ntarinze nanashyuha umutwe, ntarinze nanarinda kuvuga amagambo menshi. Abo Imana irabafite. Yego. Rero nejo yaza na mu gitondo yampamagara. Icyo kwizera mfite Yego. nuko nge nzakorera mu rusengero rutishyura ku kwezi. Urakoze cyane. Kandi niba bisaba kwishyura sare, Yego. nzabihagarika. Yego. Nshire senti mu nzu yanjye, nge ndirimba nsenge, n'ubundi Imana izampumugisha kugeza ubwo ngewe nzabona urusengero. Urakoze cyane. Nari nakubajije nti yenda umuntu ashoboye gutekereza akavuga ngo nashyiraho itafari cyangwa se ngashyiraho ibati, ariko hari akantu kwebye ntabwo ushatse kubitubwira. Ese uyu munsi wa none urusengero rukenewe rugomba kuba rwubatse ku gice cya hegitari. Ubutaka burahenze, amatafari arahenze, ibikoresho birahenze, ariko wagakwiye kuba utubwira ati mfite bije y'amafaranga ya naya. Yenda ntutubwira ati uruhare rwanjye nuru, uruhare rw'Imana nuruhe, abantu banyumve neza. Iyi Mana yafashe umuntu ikamukura muri puberi, ikamwambika, ikamusigiriza, ikamurengera intambara tubona. Ntabwo yamwima amafaranga. Nimba atari ibanga ufite bije y'iyo nyubako y'urusengero gusa, tutagiye mu byuma cyangwa iki, ubundi bije ufite niyanga. Mbomerutse kuganiriza umwe mu bantu bafite amatorero muri uyu mujyi wa Kigali, aho ibintu bigeze byafashe indi ntera. Yego. Mu buryo bw'umubiri biragoye ko ayo mafaranga wayabona. Yego. Ariko iyo ugiye mu mwuka usanga n'atarayo yaboneka. Njyewe nabaze urusengero rushobora guhagarara agaciro k'ibihumbi 100. Yego. 500-600 kuzamuka by'idolari. Yego. Ibihumbi 500 cyangwa se ibihumbi 600 by'idolari. Ubwo urumva nuguhera ku 500 by'idolari kuzamura. Uwiteka Imana kugirire neza. Kandi bakunzi bacu murabyumva ko hakenewe amasengesho kugira ngo uyu mukozi w'Imana atangize ministeri ye imeze neza, cyane cyane ko mfite amakuru ko ministeri yanditse. Ko yanditse. Yes. Ministeri yaranditswe, stati yarakozwe muri RDB, ibintu byose byagenze neza. Ikintu kibura ni ukugira ngo urusengero rwubakwe, kandi iyakoze biriya izakora n'ibindi. N'abadukurikira ku iriba ry'Abera TV, impamvu tudashirayo pranka, tudahamagara abatwika cyangwa se abaza kwivugira ibyo bashaka,
ni iriba ry'abera silivupure, yego ntabwo ari ibiziba. yego Iriba ni iriba ry'abera. yego Then mu yandi magambo uvoma yego agomba kuza kuvoma, akavoma. Ubu turimo turanoza ibintu abantu batabona itihuta, kuki ukurikiranwa n'abantu bakeya, kuki utarebwa. Jewe 5, 3, 4 bari mu mwuka, abo ni b'Imana yantumye. Ntabwo rero Imana yantumye ikivunge cy'abantu barimbuka, oya, yantumye umwe gusa ujya mu bwami bw'ijuru. Abo rero then abantu bafite ishyaka ry'umurimo w'Imana. yego Nongere nsubiremo aka kantu. yego Nta mwesikoro yego uburira uwo yesikoroka umwanya. Nta mujura ubura umwanya wo kwiba, oya, ntago bikunda. Mpamvu nari umujura nuko munanshaka mukambo. yego Then mu yandi magambo, nk'ubu narinje hano, ibi bintu simbikunda, ntago mbikunda, utaha nimuzongera. yego Impamvu barahita banabibona, yoza ko ari ibintu by'imipango, tuba twazanye mikoro tugatuma barumva urusaku rw'abana bari gukina muri iki kibaya n'ibindi bigiye bitandukanye. So rero jewe numvaga naza kuba niyicariye aha nsengera ibyifuzo by'abantu bampamagaye bakambura. Ntago ari ngombwa ko ndondora ngo izina runaka ngo runaka yamaye iki. Ngenda mfata telefone nkavuga ngo Mana, aya mazina yose ubona yego n'aya bafite ibyifuzo, buri umwe yaba afite kwizera yaba adafite kwizera, anyway ndamwizereye umusubize. Wasubizwa ugaceceka, icyambere nuko usubizwa. yego Wasubizwa ukamamagara, icyambere nuko wasubijwe. Nje sindeba ngo ese uyu muntu kuki yasubijwe ntampe, ntabwo nshinzwe. Ntabwo nshinzwe, ntago mubaruyeho. Kandi umuntu atagenderewe n'umwuka w'Imana nta kintu yakumarira. Ariko yasuwe n'umwuka w'Imana, hari n'abaduha tutabasengeye. yego Rero abantu mudukurikirana, iyi nimero ibaruye kuri MTN, yego ibaruye muri mobile money. Ndakijijwe, ntago ngewe nababwira uwo nabwiye ngo niyohereze umubare runaka, intebe runaka, imikeka runaka, amadolari runaka, azabyandike muri commentaire. oya azajya ahagaragara cyangwa se agaragara. Mbo uvuze commentaire ndibuka bitumye nguca mu ryo uvuga. Ndagira ngo mbwire abantu badukurikira, badukurikira, mumenye neza ko amagambo mwandika muri komenti turayabona, kandi ikindi email ziyandika turazibona. Birashoboka kumenya iyo email telefone iri gukoreramo, bishoboka no kumenya simukadi iri muri iyo telefone. Nshuti yanjye mwene data, wikwishimira kujya muri komenti ugiye gutukana, ahubwo jya utanga igitekerezo, kuko nicyo komenti zibereyeho. Uyu munsi wa none ntabwo nakwizeza ko bizakuga ubuhoro. Ndagira ngo Imana yatanze ururimi rwo kuvuma ndetse no kuvumura, tutagombeye kujya muri byinshi. Mujye mwitonda kandi mugenze gakeya mbere yo gufataho umuntu ijambo, ahubwo agakwiye kubanza kumukosora aho ubona ko yagenze nabi. Mukozi w'Imana nibishaka Theogene, navuga ngo amahoro y'Imana, imigisha itangwa n'Uwiteka Imana n'uburinzi budasanzwe bukomeze kukubaho. Reka ngusabe kugira ngo utange ijambo rya nyuma, ubundi tukureke ugume muri gahunda zawe. Nubwo twari tugusagariye utubabarire, ariko tanga ijambo rya nyuma, noneho natwe twigendere dusezerere. Amahoro y'Imana nagendane namwe. Yego. Kubaho kw'Imana kubagereho. Yego. Ariko nanone ubwo mboneyeho kuvugana n'abadukurikirana ku Iriba ry'Abera TV. Ntimucike intege. Yego. Mwe gucogora. Kandi umuntu ufite icyo anyumvaho hirya ya kamera, nimero yanjye narayitanze ni 0783010002. Utarakanda subscribe anakande, Yego. anasharinge, nabwo muba muduteye inkunga. Kandi Yego. uwakanze we ntiyongere, ahubwo utarakanda akandi, kugira ngo ibyo dufite bijye bimugeraho. Wakanze asharinge ku bandi kugira ngo nabo bakande subscribe. Hanyuma ndabakunda. Yego. Kandi n'Imana iri muri jewe
irabakunda. Hanyuma ndagira ngo mbahe iyi message. yego Ijambo rivuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ariko Abisirayeli bavuga none abanzi bacu baba baratumize bungure. Nongere ntangariza abantu b'Imana, nimuhumure, Dodani baciye kutazayirenga. Nicyo nicaye ahangaha ndi gusengera. Ndashaka kuzahura nawe urwego bagukatiye ngo ntuzarurenga wararurenze, mu izina rya Yesu. Rero ndaha kubasengera, nta kindi kinyicaje hano. Ntago ndi kubwira Imana ngo Mana ngo uyu munsi ndararira iki, oya. Ndabafite iryo ntago ndi burisenge. Ntago ndi hano kubwira Imana ngo wampaye amazi yo kunywa, muhari ubwo n'amazi ndayafite. Ndi hano ngo Imana ibahe umugisha, ndahanga ibakize indwara, ndahanga ifungura abanyu bafunzwe, ndi hano ngo ikureho uburwayi, ndi hano ngo ice imanza zitabera, ndi hano ngo ibashumbushe iby'inzige zariye, ndahangaha gukusanya amavuta kugira ngo tubashe kuhirika iyi Yeriko ya 2024. Uwiteka Imana rero abampera umugisha, mugenda amahoro. Shalom. amen.